Ibihe byiza nshuti bakunzi bacu mwese aho muri hatandukanye, nizere ko muguwe neza kandi ko mumeze neza aho muri hatandukanye mu ntara z'u Rwanda zitandukanye, abari muri Congo, abari Burundi, abari Uganda, Kenya n'ahandi hose, abari hakurya y'inyanja, mwese mwese umuntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda ndamusuhuje. Hanyuma uyu munsi nk'uko bisanzwe, reka nshimire abantu mwese mwakanze subscribe, abadukunda mwese mukabitwereka, mukaduha ibitekerezo, amakomantere n'ibindi bitandukanye, reka mbashimire cyane ariko cyane cyane cyane. Hanyuma uyu mwanya nk'uko bisanzwe ngiye kubagezaho ikiganiro, ni ikiganiro kivuga ku iyobokamana, ni ikiganiro kivuga ku bigendanye ku bintu bitandukanye bibera mu iyobokamana. Uyu munsi ntabwo nza kuvuga ku bahanzi, ahubwo uyu munsi ndaza kwibaza ikibazo namwe nzi ko mwibaza muri benshi, cyangwa se wenda hari abatakibaza, ariko ndagira ngo noneho mumfashe twese tukibaze. Ni ikibazo kivuga ngo kubera iki abakozi b'Imana bakomeye muri iyi minsi, ni ukuvuga abahanuzi, abakora ibitangaza, abantu bakora ibintu bitandukanye bikomeye cyane mu nzu y'Imana, kubera iki bahabwa cyangwa se bitirirwa ko cyangwa se bivugwa ko izo mbaraga bazikura ikuzimu? Ni ukubera iki? Kubera iki abantu bakora ibintu bikomeye, bari kuri stage zikomeye cyane, ni ukuvuga abavugabutumwa, abahanuzi, abakora ibitangaza, kuki bavuga ngo izo mbaraga, abantu benshi kuki bitirirwa ko izo mbaraga bazikura ikuzimu? Cyangwa se abo bantu bakabita abasataniste, cyangwa se abantu baba muri Illuminati, cyangwa se aba Freemasons, cyangwa se abantu bafite imbaraga z'abapfumu. Reka nyure gato mu bitangaza Yesu yakoze. Ese Imana ntabwo igikora ibitangaza? Yesu ari ku isi yakoze ibitangaza byinshi. Yesu umunsi umwe yatashye ubukwe, ageze muri ubwo bukwe asanga icyo kunywa cyashize, maze mama we Mariya abwira abantu bari bari aho ngaho ati ntimugire ikibazo, mwebwe gusa muze kumva icyo ababwira. Aho hantu Yesu yafashe amazi buzi, amazi bugezi, aya ngaya tunywa, amazi asanzwe, amazi yadukaraba, maze ayahindura umuvinyo, ayahindura divayi, ndetse ngo iyo divayi yari iryoshye cyane kurusha iz'abandi bari basanzwe bari kunywa muri ubwo bukwe. Icyo ni igitangaza gikomeye cyane. Ariko ibyo ntabwo byari bihagije, kuko Yesu yagendesheje amaguru hejuru y'inyanja, ntiyibira, ntabwo adakoresheje ubwato cyangwa se ibikoresho bifasha abantu guflota cyangwa se kugenda hejuru y'amazi, ahubwo ari amaguru gusa. Icyo ni igitangaza. Yesu yafashe imigati mike cyane ndetse n'amafi make cyane, maze ahaza imbaga y'abantu benshi, abantu basaga 5,000 bararya, barishima ndetse baranasagura. Ibyo bintu byari bikomeye cyane. Yesu kandi yafashe umuntu wari umaze imyaka 38 sorry, arwaye, ari ku kidendezi, maze yarabuze umuntu ngo wamufasha, ngo kuko ayo mazi iyo yihindukizaga, umuntu ufite abantu bamujugunyagamo agakira. Ariko uwo muntu yamaze imyaka 38 arwariye aho hantu, yarabuze umuntu wamujugunyamo. Yesu amubonye aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe wigendere. Yakoze ibintu byinshi. Yesu yazuye Lazaro yari amaze iminsi apfuye, hanyuma abantu banavuga ngo aranuka, mbese ntago ari uwo kwegerwa. Ariko Yesu we amurebye haravuga ngo Lazaro ntabwo yapfuye, ahubwo arasinziriye. Ni ukuvuga uku kwizera kwa Kristo, uku kwizera kwa Yesu kwatumye amubona nk'umuntu usinziriye, ntiyamubona nk'umuntu wapfuye. Maze aramubwira ngo Lazaro byuka. Lazaro arabyuka, uwari upfuye arazuka. Ni byinshi yakoze. Yahumuye impumyi akoresheje ibyondo. Yesu yakijije ikiragi, umuntu utavuga, uwo yari afite ibintu biri special ko ntiyavugaga kandi ntiyanabonaga, ariko Yesu aramukiza, aravuga, aranareba. Aho hantu akiza icyo kiragi kitanareba, niho abafarisayo abantu bamwe na bamwe bavuze ngo nyamara uyu nguyu ni mwene Dawidi. Ariko bamwe mu bafarisayo baravuga ati reka uyu ntabwo ari mwene Dawidi, ahubwo uyu nguyu ni Belizebuli, akorana n'umutware w'abadayimoni. Aha ngaha rero niho ubundi ijambo gukorana cyangwa se kugira imbaraga z'imyuka mibi, ntekereza ko muri Bibiliya ariho hambere abantu bitiriye umuntu gukorana n'imyuka mibi. Ntabwo mbizi cyane, ariko
niho umuntu yakoze igitangaza bakavuga ngo uyu muntu izi mbaraga ari gukoresha ari kuzivana ikuzimu. Of course hari n'ahandi hatandukanye, nko mu gihe cya Farawo ubwo Mose na Aroni bashyiraga inkoni zabo hasi zigahinduka inzoka. Farawo nawe yatumije abakonikoni be n'abapfumu be nabo izabo zihinduka inzoka. Ariko gukora igitangaza mu izina ry'Imana, mu mbaraga z'umwuka wera, mu mbaraga z'ubushobozi bw'Imana, hanyuma abantu bakakwitirira ko ukora n'abadayimoni, byavuzwe bwa mbere kuri Yesu, you know. Hanyuma rero uyu munsi nabwo iyo movement irahari. Usibye ibyo Yesu yakoze, uyu munsi nabwo birahari. Umuntu ukora ibitangaza, umuntu w'umuhanuzi, umuntu ukora ibintu bikomeye cyane, abantu benshi bamwitirira gukorana n'abadayimoni. Reka duhere hano hepfo mu gihugu cy'abaturanyi cy'Abarundi, turahasanga umugabo witwa Chris Ndikumana. Chris Ndikumana ni umuvugabutumwa ukomeye cyane, ukunzwe n'abantu benshi cyane, ufite followers benshi cyane. Uyu munsi akora ibiterane ndetse n'ibiganiro bitandukanye ku ma YouTube channel, ndetse n'ibiterane mega crusade, no ku biterane binini cyane. Ariko abantu batangiye kuvuga ngo akorana n'aba Freemasons, ngo akorana na Illuminati, ngo akorana n'abasataniste. Kubera iki? Bakavuga ngo izi mbaraga afite, ibi bintu ari kuvuga, ububasha afite, uburyo afite ari influencer, bakavuga ngo akorana n'abasataniste. Why? Ese Imana yo ntago yamuha izo mbaraga, ntiyamuha iyo influence? Kubera iki bari kumuvugaho gukorana n'abasataniste? Ntago ari we wenyine. Hano hakurya mu gihugu cya Kongo hari umugabo w'umupasiteri uherutse gupfusha umugore. Ni umupasiteri witwa Marcelo, yapfushije umudamu we. Uyu mugabo nawe amaze gupfusha umudamu we, abantu bamwe ndetse benshi, nta nubwo ari bakeya, baravuze ngo yamutanzeho igitambo kugira ngo akomeze agire imbaraga. Ni umupasiteri ukunzwe cyane, muzi ko ndetse no ku rupfu rw'umudamu we, perezida wa Kongo Felix Tshisekedi yamuhaye pole, ndetse byari ibintu bikomeye cyane mu gushyingura umudamu we. Ariko abantu bakavuga ngo uyu mugabo yatanzeho umudamu w'igitambo kugira ngo akomeze agire imbaraga. So ni ukubera iki? Kubera iki aba bakozi b'Imana turi kubatwerera imyuka mibi? Naho mu majyaruguru y'u Rwanda turahasanga umugabo ukomeye cyane, umuvugabutumwa rurangiranwa. Yagiye akora ibiterane byinshi cyane, ibitaramo byinshi, ibitangaza byinshi, ubuhanuzi bwinshi cyane. Uwo nguwo nta wundi yitwa Robert Kayanja. Robert Kayanja nawe abantu benshi bamuvuga gukorana n'abadayimoni, bamuvugaho gukorana n'imbaraga z'abapfumu, bamuvugaho kuba mu miryango y'umwijima. Ariko mu by'ukuri ni umukozi w'Imana, akora ibitangaza. Tugiye mu mahanga ya kure, hano muri Afurika n'ubundi, reka tugire Nigeria. Turasanga umugabo, ni umugabo wanditse amateka akomeye cyane witwa TB Joshua. TB Joshua witabye Imana ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2021. Akaba yari umuhanuzi, umuvugabutumwa ukomeye cyane ku mateleviziyo, ibiterane mpuzamahanga muri Afurika, Amerika y'Amajyepfo, Korea, Singapore, Australia n'ahandi. Ndetse akaba n'umuhanuzi ukomeye cyane, wanimitse abandi bahanuzi benshi cyane ku isi no muri Afurika muri rusange. Uyu ni nawe washinze itorero ryitwa Synagogue Church of All Nations. Akaba ndetse yaranafite televiziyo ye inakomeye cyane yise Emmanuel TV, ikorera i Lagos muri Nigeria. Uyu mugabo byanavuzwe ko yagize uruhare rukomeye cyane mu guhosha imvururu no gushaka amahoro mu bihugu byabaga birimo imyiryane ya politiki. Ahazwi cyane akaba ari hano mu baturanyi muri Tanzania mu mwaka wa 2015, nyuma y'amatora, ubwo havugaga imvururu nyuma y'amatora. Yagiriyeyo uruzinduko maze afasha abanyatanzania kwiyunga. Uyu mugabo kandi ntabwo yari yoroshye, yaba mu iyobokamana ndetse no muri politiki. Nubwo yakoreye Imana ku rwego mpuzamahanga, yanavuzweho rwose gukorana mu buryo bwa hafi na Sekibi. Muri Afurika y'Epfo hari umuhanuzi mpuzamahanga, ni umuhanuzi ukora ibiterane bikomeye cyane ku isi, yaba muri Afurika y'Epfo aho akorera, cyane ko avuka muri Kongo, hano muri Kongo Kinshasa. Akaba kandi akora ibiterane ahantu hose ku isi, cyane cyane muri biriya bihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo, za Namibia, za Zimbabwe, za Zambia n'ahandi. Akaba yitwa Alpha Lukao. Ni umuhanuzi, araguhamagara mu materaniro manini cyane aba yitabiriwe n'imbaga y'abantu benshi, ari kunyuzwa ku mateleviziyo akomeye n'imiyoboro ya interineti. Akakubwira ibyawe byose,
ni umushumba w'itorero ryitwa Hallelujah Ministry, akaba afite inkomoko mu gihugu cya DRC nk'uko nabivuze hejuru. Itorero rye rifite amashami menshi mu bihugu bya Afurika y'Amajyepfo birimo South Africa bien sûr, ndetse na Zambia, Namibia, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Angola, Europe, muri South America ndetse n'ahandi. Ni umuhanuzi utamaza imigambi mibi y'abapfumu, abarozi, abagore baca inyuma abagabo babo. Akora ibitangaza bikomeye byo gukiza indwara zananiranye. Binavugwa ko ari umwe mu bashumba, mu bahanuzi bakize cyane hano muri Afurika. Alpha Lukao yamamaye cyane ubwo bamuzaniraga umuntu wapfuye maze akamuzura. Nyuma yaho yavuzweho ubutubuzi, ubupfumu, gukorana n'amashitani, kuba mu miryango itari ya gikristo n'ibindi byinshi. Ariko nubwo twagiye mu mahanga ya kure, reka tuze na hano iwacu mu Rwanda. Turahasanga umukozi w'Imana Apotre Gitwaza. Gitwaza muri 2018 ubwo yari kuri radiyo y'itorero rya Authentique, yagiranye ikiganiro n'abantu batandukanye bamubaza ibibazo bitandukanye bigendanye n'ubuzima bwe bw'umwuka. Hari umuntu wamubajije kubimuvugaho ko yaba akorana n'imyuka mibi. Gitwaza Paul yamusubije agira ati, abavuga ko nkorana n'imyuka mibi, abo ngabo nta kidasanzwe ngiye mbibonamo, kuko Yesu atangira kubwiriza no gukora ibitangaza, abantu bahise bavuga ko akorana n'umukuru w'imyuka mibi. Nibura njyewe nkorana n'imyuka mibi, we yakoranaga n'umukuru w'imyuka mibi Belzebuli. Urumva ko bitari byoroshye. Yakoranaga na Satani, niko bamutukaga. Njyewe ntabwo nkorana na Satani nk'uko babivuga. Ni ibihuha no kubeshya, ndetse no kumarabika. Nta kuntu ubwami bw'Imana bwakoreshwa n'ubwa Satani, kandi ubwe ntabasha kwitsinda. Ibyo mugomba kubimenya rwose ko ari ibinyoma. Ibi Gitwaza yavuze na Yesu yarabivuze ubwo bamuzaniraga umuntu nk'uko nabivuze wavutse ari impumyi, ndetse akaba ataranabonaga, yari impumyi ndetse ari n'ikiragi. Yesu yaramukijije. Amaze kumukiza, abantu baravuga bati uyu nguyu nyamara ni mwene Dawidi. Ariko abafarisayo baravuga ngo uyu nguyu akorana na Belzebuli. Dore uko Yesu yababwiye ubwo yari amaze kubona ibyo bibwira mu mitima yabo. None se Satani niba yirukana Satani, kwaba yigabanyije ubwe, ubwami bwe buzagumaho bute? Icyo kibazo namwe mukibaze. Kandi na Gitwaza niko yavuze. Hanyuma kubera iki abakozi b'Imana bavugwaho gukorana na Satani? Igihe kimwe les vagabonds cyangwa se inzererezi, niko Bibiliya ibita, bagiye gukora ibitangaza maze bagenda bitwaje izina rya Yesu, cyane ko Yesu yavuze ngo mujye mubikora mu izina ryanjye. Maze bakora ikosa rikomeye cyane. Baravuga ngo aba badayimoni, mwa badayimoni mwe, nimuhunge mu izina rya Yesu wa wundi Pawulo avuga. Maze abadayimoni barabasubiza bati, Yesu turamuzi na Pawulo turamuzi, ariko se mwebwe muri bandi? Yesu nawe yanabivuzeho. Yaravuze ngo mu minsi ya nyuma hazaza abantu benshi biyita njyewe, biyita Kristo bien sûr, abandi bakora ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo barebe ko babayobya. Ariko Yesu aravuga ngo ntimuzabakurikire. Uyu munsi rero turi kubona abantu benshi bakora ibimenyetso n'ibitangaza. Ese turamenya gute ko uyu nguyu ari kubikora mu izina rya Yesu w'i Nazareti, cyangwa se ko ari kubikora mu izina ry'abadayimoni? Muri kino kiganiro reka mbararekere gukurikirana umukozi w'Imana yitwa Pastor Senga kuri channel yiwe. Afite ibyigisho bitandukanye yagiye bikora mu maseri avuga ngo mbese Imana iracyakora ibitangaza. Hariho inyigisho zitandukanye mwazikurikira mukarushaho kumenya byinshi ku bitangaza ndetse n'abanyabitangaza. Reka mbashimire cyane, mukomeze mugire ibihe byiza.